bamara gushaka bagakomeza kwishyira ku mbuga nkoranyambaga kandi cyane cyane usanga batanikwishe. طيب نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Iki ni kimwe mu byorezo ndetse n'ishyano abayisilamu bagushije. Usanga nk'umuyisilamukazi amara kurongorwa, yamara kurongorwa nguwo ku mbuga nkoranyambaga amanywa nijoro ari postinga, yaba yambaye yikwije yaba yambaye atikwije. Twabyita yuko iri ni ishyano rikomeye cyane ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagushije. Ni icyago gikomeye, ni icyorezo kiremereye cyane iyi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagezemo, kandi kiremereye. Rimwe na rimwe no kukivamo hari igihe ushaka ngo abantu bazakivamo ryari, bazakireka ryari, bikagucanga. Nagira ngo twinjirane gato muri no aya. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan معروفة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله من القرآن أربقين محمد صلى الله عليه وسلم ndetse anamusaba yuko ubu butumwa bwagera ku bagore bose muri rusange. Noneho byagera ku bagore barongowe akaba ari bo bagomba kwakira iyi aya, kandi mu buryo navuga nti bw'umwihariko kandi bukomeye cyane. Allah ratubwira ati irittaqaytunna, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala yemwe mwabagore mwe, khasatan abangaba baba bararongowe. Fala takhda'na bil qawli, muramenye ntimuzoroshe amajwi yanyu, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, bikaba byaba impamvu yo guteza fitna kuri babandi bashobora kuba bafite ibibazo n'uburwayi mu mitima yabo. Tayib, kubera iki nzanye iyi aya nkaba mvuze ntibakoroshye imvugo. Mukuri amatwi y'umuntu ibyo yakumva ndahamye neza ko bitamushora cyane muri fitna kurusha ibyo amaso ye yareba. Yani ndakubwira yuko ibyo amaso yawe areba ibi ngibi byagukururira kwinjira muri fitna cyane kurusha ibyo amatwi yawe yakumva. Kuba wakumva ijwi ry'umugore buriya ngo umutima wawe utangira kwiha ishusho y'ibintu bisa nkaho bitanahari. Ushobora no kwibeshya, ushobora no kuba uri murashaka no kwibwira ibintu bidahari, uvuga uti nyamara no mukobwa ijwi ndimo ndumva ubanza ari mwiza, nuko ngo hanga utangiye no kwibwira ibintu bidahari. Ariko ngo amaso yawe ngo iyo yarebye ngo ni ikintu gishobora kuba cyana gukurura kuri ya mugore utari n'uwawe cyangwa utari n'umushiki wawe, ukaba wamutekerezaho kuba wamukorera ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagaragaje yuko fitna ikomeye cyane atinyira uyu muryango we ni fitna y'igitsina gore, ni fitna y'igitsina gore ena. Ariko reka tuze kuza kubikomozaho gake nyuma ibyo ngibyo bijyanye na fitna y'igitsina gore. Tubanze tugaruka hanga kubijyanye n'aba bagore baba baramaze kurongorwa nk'uko hanga umuvandimwe yarabibajije, hanyuma ntibarekeraho gukomeza kwishyira ku karubanda no kwipostinga no kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu ruhame. Harimo n'ababishyiramo urujijo bakavuga bati ese bitaniye he no kuba nasohoka isi yose ikambona. Uru n'urujijo rukomeye cyane, iri shubha ikomeye cyane bashobora kugira gutya bakaza nk'umugabo akaba yambwira ati waretse gukomeza kwipostinga ngo ntago ubona yuko uri kwishyira ku karubanda, ndakubye se bitaniye he no kuba nasohoka nkajya hanze. Biratandukanye bavandimwe Islam, aho bitandukanira ni he? Wowe usohotse hanze ninde wakubwira yuko abo uri buze kuza gucaho bose baraba babiri kukureba? Uraca ku bantu bamwe barahuze, ubwenge bwabo burahuze, hari wibereye mu bye, hari uri kureba hirya. Ntabwo uri buce ku bantu 100 ngo ugaruke uvuga uti ngo abantu bose 100 naciyeho bandebye. Mu gihe nuramuka wipostinze ku mbuga nkoranyambaga, abakuzi barakureba, abatakuzi barakureba, inkozi z'ibibi zirakureba, abakwifuriza ibyiza barakureba, abatakwifuriza ibyiza barakureba, isi yose irakureba. Kandi iyi foto ikabiri buze kuza kugumaho igihe kinini, bitandukanye no gusohoka kwawe uri bugende hanze ongera ugaruke mu rugo uyicarire, mu gihe iriya foto iri buze kuza kugumaho igihe kirekire. Ni nayo mpamvu hanga twavuze tuti muri aya Allah arabwira abagore ati fala takhda'na bil qawl, muramenye ntimuzoroshye amajwi yanyu munayataka abangaba bari kubareba cyangwa se bari kubumva bitaza kuza kubateza fitna, bitaza kuza kubateza fitna. Ahangaha niyo mpamvu navuze nti icyo amaso y'umuntu yareba
cyamuteza fitna cyane kurusha icyo amatwi ye yakumva. Niyo mpamvu rero ino aya ku mugore kuyipratika mu kwirinda kwishyira hanze no kujya kugaragaza imitako ye hanze byakagombye kuba akarusho cyane kurusha uko kurusha uko wenda yashyira ijwi rye hanze. Kuko gushyira hanze uburanga bwawe, gushyira hanze imiterere yawe, ibi ngibi nibyo byateza fitna cyane kurusha uko wenda ijwi ryawe ryajya hanze, kurusha uko ijwi ryawe ryajya hanze. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati wa qulna qawlan ma'rufa, nibajye no kuvuga bajye bavuga mu buryo busanzwe. Urimo uravugisha umugabo mudafite icyo mupfana, ntabwo ari ngombwa kujya kwirya kuri telefone mu kajwi kari hasi, cyangwa se kujya kuvuga nk'umuntu uri gushaka kumukurura. Noneho hakurikiraho icya kabiri aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati waqarna fi buyutikunna, noneho ngo mujye munaguma mu ngo zanyu. Yemwe bagore noneho khasatan abarongowe mujye muguma mu ngo zanyu. Yani kuguma mu rugo ni nkaho bakubwiye ati ngo irinda karubanda, irinda aho hanze, irinde kujya kwishyira aho hanze. Hanyuma ukabirenga ukavuga uti sino kujya hanze nkuko aya imbwira ngo ngume mu rugo. Nta nubwo ari kujya hanze gusa, ahubwo reka niyereke n'abatari nabo nagombaga kwiyereka, ukajya kwipostinga kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ayikurikiraho rero Allah akavuga ati ngo wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hano rero hari icyo kwiga gikomeye cyane. Abamenyi baratubwira bati bari gusobanura aya ngo aba bagore ngo baramenye ngo bazirinde imico yarangaga ngo abantu babayeho mbere y'Uislam, igihe cyitwaga bakunda kugita igihe cy'ubujiji. Ngo yabaga ari yihe mico? Ngo abagore ngo hari ukuntu ngo biyambikaga ngo bakambara, dufate nk'urugero ngo bakaregeza imyambaro yabo, ngo amashenete yabo babaga bambaye akajya hanze, ibituza byabo bakabishyira hanze, n'amaherena babaga bambaye ngo bakayashyira hanze akagaragara. Ibyo ngibyo Allah arabibujije, abyise imico y'abantu babayeho mu bujiji. Bimana ni imico y'injiji, ni imico y'abantu badasobanukiwe, ni imico y'abantu batumva, ni imico y'abantu bigometse. Ari byo by'ibi ngibi mubona noneho aka kanya usohoka hanze ukagiye kubona ukabona nk'umugore hari ukuntu ngo yitandiye ariko agatuza yagashyize hanze kugira ngo shenete yambaye igaragare, cyangwa se ngo yitandiye ariko amatwi yashyize hanze, ibiherena yambaye ngo bigaragare. Ibi ngibi Qur'an yabyise tabarrujul jahiliya, ngo ni imico y'abantu ba kera batumva, bigometse ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose urimo urabisobanura uraza ugahurira neza ku cyo wakabwiye umugore kano kanya cyo kwirinda kujya kwipostinga no kujya kwishyira ku mbuga nkoranyambaga. Uri bushyire hanze ubwo buranga bwawe, buri buze kuriza kurebwa n'abantu bamwe na bamwe, banagusomere n'amaduwa atari na meza. Hari na bamwe bamenye bavuze ngo iyo bano bagore baza kuza kumenya ngo icyo abagabo babatekerezaho, ngo aba bagore bari kujya bambaye bikwije, ngo bakambara n'ibyuma, bakambara ibyuma kugira ngo umugabo ataza kuza kureba imiterere y'umugore akaba yamutekerezaho ikintu kibi cyane. Wal-iyazu billah. Nk'uko twatangiye tubivuga, iyi ni fitna ikomeye cyane, ikigeragezo gikomeye cyane, ni ishyano abagabo bagushije, ni icyago iyi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaguyemo gikomeye cyane cyo kuba aba bagore bamara kurongorwa ngo bagakomeza kwipostinga no kwishyira ku karubanda, nkaho aba bagabo babo batabahagije, bameze nkaho barimo barajya gukomeza gushakisha abandi bagabo hanze. Uramubona yasohotse yagiye ahantu ngo uwo yambaye ibipantaro bimufashe, nta nubwo yanambaye neza ngo yikwize, yifotoye. Hari ukuntu no bajya bifotora bakihengamisha cyane kugira ngo ibibuno byabo bigaragare, bakifotoza bihengamishe kugira ngo amatako yabo akunda agaragara, afite itako rinini cyangwa se itako ryoroheje. Ibyo byose wallahi ni haram abagore barimo barakora muri no minsi, ni icyago gikomeye cyane abagore barimo barakora muri no minsi. Kukirwanya rero hari igihe ubishaka ukavuga uti ngurahera aho ubirwanya, urarwanya ibi ngibi ubone nuwo kwa runaka arabikoze, nuwo kwa runaka arabikoze. Biragaragarira buri wese. Rimwe na rimwe ukanasanga n'umugabo ni nawe wafashe iyo foto akubwira ati, akaba yabwira umugore akambwira ati dore twasohotse, hagararaho ngo nkwereke, ipange neza ngo fotore. Yamara kuyipanga umugore dore ngo iyo foto arayipostinze. Abagabo nk'aba ngaba, ibi rero nibyo byitwa ubuganzwa mu Islam. Iyo turimo turasobanura ubuganzwa, abamenyi batugaragarije ngo umugabo w'inganzwa ni wa wundi ubona amabi akorwa n'umugore we. Umugabo w'inganzwa ngo ni wa wundi ubona amabi akorwa n'umugore we ngo hanyuma ngo akayareka, ayo mabaga akomeza gukorwa. Ibi ngibi rero Islam bwarabyamaganye. Islam bwakomeje gucungira hafi icyubahiro cy'umugore mu kumusaba gukomeza kuguma mu rugo, mu kumusaba kwirinda gusohoka hanze bidafite impamvu,
kugeza n'ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ngo aba bakobwa nibaramuka banasohotse hanze bagiye ku musigiti ngo mujye mubareka bajye ku musigiti, ariko bajye bagenda birinze kwishyiraho ibintu biri buze kuza guteza akavuyo ndetse n'akaduruvayo mu mitima y'abahungu n'imitima y'abagabo hano hanze. Ni na aya muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati baramenye ngo ntibakajye bagaragaza imitako yabo. Naam, muri aya Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati ngo n'igihe barimo baragenda ngo bajye birinda kugenda ingendo hari ukundi bayihinduye ngo kugira ngo humvikane hanagaragare ngo ibyo bahishe mu mitako ibatatse. Bityo rafat muslim, iyo tugiye kujya kureba bimwe mu byago bikomeye cyane iyi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaguyemo, harimo n'iki cyago nkigize cy'umwihariko. Sindavuga muri rusange by'abakobwa bipostinga hano hanze, mbigize iby'umwihariko kuri aba bagore bamara kurongorwa ngabo agakomeza kipostinga yishyira hanze, wagira ngo arimo arakenera uwundi mugabo hano hanze, ngo arimo aratwika, ngo arimo arashaka kwigaragaza, ngo arimo arashaka komeza kugaragaza yuko ntacyo yabaye nyuma yo kurongorwa. Ninde ubikeneye ibyo ngibyo? Ukeneye kukureba akareba ubwo bwiza bwawe, akareba iyo mitako igutatse n'umugabo wawe, bimuharire. Dore nguwo agiye gushaka ahantu heza ngo ho kwicara, abanisha ikanzu kugira ngo birabita amataye ngo agaragare, abishyire hariya mu foto abigaragaze. Ibi byose bava mu Islam byaraje bininjira muri hadisi n'uwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul atubwira ati sunfani min ahli an-nar, abantu b'ingere ebyiri ngo nabantu bo mu muriro. Rasul yarabigaragaje yuko abantu bo mu muriro, arabihamya n'abantu bo mu muriro, Rasul yarabihamije. Muri abantu bo mu muriro harimo abahe? Aba bagore ngo bambara ngo batambaye, ari wo undi wambara akabanisha ikibuno cyose, imiterere yacyo ikagaragara, amabere imiterere yayo ikagaragara, amaboko imiterere yayo ikagaragara. Nakana bayishyizeho, niba twabyita nko kwifureba, nakana bayishyizeho ku mubiri gusa ngo kugira ngo ahishe, nuko kubyita ngo nuguhisha ibara ry'uruhu gusa, ariko ibindi byose biragaragaza imiterere yabyo. Ibi ngibi rero bava mu Islam ni ukurengera ndetse no kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aba bagore rero batinye Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan wamaze kumenya ngo warongowe, iheshe icyubahiro. Uislam bwaguhesheje icyubahiro, nawe iheshe icyubahiro. Reka kwisuzuguza kuri izo mbuga nkoranyambaga, reka gusuzuguza umugabo wawe, reka gusuzuguza nikahi yawe, reka gusuzuguza ibyo urimo. Wagize amahirwe alhamdulillah, iyo nikahi irabaye, uri kumwe n'umugabo, reka gusuzuguza iyo nikahi, ugerageze wihesha agaciro, n'Uislamu wihesha agaciro. Ndumva rero utari buze kuza kubifata mu mwanya munini cyane, ariko ndagira ngo liyuballighu ashahidul ghaib, uhari kano kanya turi kumwe muri kino kiganiro, anageze no kubandi ababwire, nunamubona kuri izo mbuga nkoranyambaga yipostinze, umucyahe umubwira uti ibi bintu uri gukora ntago byemewe. Ndacyakomeza kubigira umwihariko cyane cyane kuri bano bagore baba baramaze kurongorwa, dore amara kurongorwa akajya kwishyira ku karubanda no kujya kwigaragaza nkuko nabivuze, nkaho ngo abari gutanga ubutumwa bwira umugabo bamubwira ati ntumpagije wa mugabo we, ntumpagije, ndacyakomeza gushakisha abandi. Ari bwipostinge ntacyo biri bwongere kuri imani ye, nta nicyo bimwongerera kuri thawabu ziwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo bigiye kujya kumwongerera ibyago. Wallahu a'lam.